nanone niyo mpamvu dufite morale yuko hariya kuri ariya mahoro yacu umusaza yatwihereye Libya uko twayibonye turakina tuzawukina ibice ni bitatu. Kugeza ubu ngo ikipe y'igihugu ifite ibyangombwa byose ikeneye ngo yitware neza, ariko ubutumwa yahawe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ni ugushyira hamwe kuko aribyo bizabaganisha ku ntsinzi, ubundi abanyarwanda ngo nta kabuza bazabashyigikira. Turabahamagarira kuza gushyigikira u Rwanda. Ubutumwa bw'abakinnyi bacu, abakozi bari kumwe nabo na coach n'abandi, no kubahamagara gukomeza gufatanya, kuko iyo tuvuze ikipe ni ikipe, kumva ko tugomba gufatanya twese iyi ntsinzi tukayizana ejo tukayiha abanyarwanda, kandi kubabwira ko tubari inyuma ibishoboka byose tuzabikora. Kugeza ubu Amavubi ni aya gatatu mu matsinda D n'amanota 5, arasabwa gutsinda Libya no kunganya nibura na Nigeria ngo yizere gusubira mu gikombe cya Afurika.